Iyi ni Jado Artist Official Art and Tailoring. Naho uyu mwumva ni Jado nyawe, umunyabugeni wanyu utazabatengwa haba na gato. Ashkudata. Umunyabugeni wabigize umwuga, umunyabugeni biri mu maraso, umunyabugeni ubikora adashakisha. Iyi ni impano nakwambi. Dushushanya amafoto atandukanye ay'abantu, inyamaswa, ibidukikije cyangwa environment. Tubashushanyiriza imitako myiza, amashusho meza cyane agaruka ku muco nyarwanda. Nyine ngujya gutera uburezi arabwibanza, ntago twagaruka ku muco w'ahandi tudahereye ku muco w'iwacu Rwanda. Abakobwa beza babyina bazi guhamiriza, amafoto agaragaza abakobwa bari gucunda amata, abakobwa bari ku ruhimbi n'ibindi bitandukanye. Tubashushanyiriza ku nkuta zanyu zo mu mazu meza mwiyubakiye, ku buryo ibyo bikuta by'ayo mazu biba bigaragara mu buryo twita nka 3D cyangwa se 3 dimension. Twandika ku mazu rero nk'uko turi kubivuga nyine, twandika ku modoka, ku myenda no ku bindi bikoresho bitandukanye. Imyenda twandikaho ni iy'abanyeshuri, iy'amakupure, iy'amakorari ndetse n'iy'abantu bakoresha mu gushyingura cyangwa se bibuka babo. Dushushanya imfashanyigisho z'abanyeshuri nka digestive system, respiratory system, circulatory system, parts of the human body, human skeleton, map of Rwanda, map of Africa n'ibindi byinshi tutagarutseho nona. Dukora ibyapa bitandukanye, ibyamamaza, ibiranga, ibiyobora, harimo banners ndetse na banderole. Dukora cachet stamps zitandukanye, logo badges n'amayinsinya y'abanyeshuri. Dukora amakarita y'abanyeshuri, student cards, biroti, report cards n'ibindi bitandukanye. Tubadodera imyenda itandukanye ku bantu bakuru ndetse n'abana. Abanyeshuri tubadodera school uniforms, tubabohera imipira y'imbeho, sweaters, tubakorera kandi sportswear, byose tukabashyikiriza hariho ibirango by'ibigo bigaho. Dutanga inyemezabwishyu yemewe na Rwanda Revenue Authority cyangwa se RRA. Ibi mbabwira si amagambo, iyo wize neza uba warize, kandi iyo wize neza bigaragarira mu byo ukora. Muze rero mbakubite grife z'ubwenge, mbashanyiriza amafoto meza, mbashanyiriza imitako myiza, umuntu mirenze mbashanyiriza aho mu masaro y'amazu meza yanyu mwiyubakiye, ubundi arushaho kugaragara neza. Ku bindi bisobanuro mwakwifashisha imiyoboro igaragara kuri iyo logo mureba yo muri Jao. Ciao, ni Jado umunyabugeni wanyu utazabatengwa na gato. Muraho neza abakunzi ba Jado Artist Official Art and Tailoring. Umunsi mwiza cyane ubu. Tugarutse turi mu mavuta uyu munsi. Banje rero gusuhuza buri umwe wese ukurikira ibiganiro bya Jado Artist Official Art and Tailoring, waba uri mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba bw'u Rwanda. Sindi jyenyine, ndi kumwe na Mayi byose. Muraho neza mukomere cyane. Njyewe nk'uko mubyumva, Mayi byose ariko harabibye ntabwo yishize. Ni wa mukobwa wanyu basusurutsa ku bijyanye n'urukundo bamwita pa. Narimba cenda. Nanjye rero nk'uko mubyumva cyangwa nk'uko mubimenyereye, nitwa Jado. Iyi YouTube channel ni Jado Artist Official Art and Tailoring. Nawe subije rero mwese aho muherereye mu mpande zose z'igihugu cyacu n'isi yose muri rusange kabisa. Ngoja tusalimie majirani wetu. Kada. Ubwara basuhure nanone. Okay. Nawasalimia watu wote wenye mnakuwa pale Tanzania, wenye mnakuwa pale Kenya, wenye mnakuwa pale Kongo. Nawasalimia sana na ninawapenda sana. Habari gani? Kazaja mvugira. Hapa kwetu tuko fresh. Kabisa. Bon après-midi pour les gens qui se trouvent dans le pays de France. Dans le pays limitrophe. Le pays limitrophe. Du Rwanda. Hey. Il y a le Congo, la Tanzanie, le Burundi, ainsi de suite. Nous vous saluons avec une grande salutation qui vient au fond de notre cœur. Que Dieu vous bénisse. Good afternoon to everyone who stays in every corner of the world. God bless you everywhere you are. We love you. Ndasuhuza inde Abudu, Mama Husina, Afisa, Karimu, Jamiru, Sami,
n'abandi bose tuziranye ba Mustafa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amaka. Nanjye butanza mbasuhuza bashuti banjye tuziranye. Yewe uyu munsi ndasuhuza umuntu umwe gusa. Inde? Ndasuhuza umuntu umwe witwa Happiness. Happiness. Nanjye ruka. Gilbert Musaza, mambo vipi? Jeanne Paul, ndakwemera cyane. Ariko iburengerazuba kuki ntajya nkorayora. Iburengerazuba rero hariya mu karere ka Ngororero, umurenge wa Kavumu, mu kagari ka Birembo, by'umwihariko ari mu centre yo ku Mayengo. Abantu bose muhatuye ndabasuhuje. Ba Petit Frere bose bari mu Bambarushi, basisa harimo Jeannette n'abandi bose. Habumugisha, mukomere cyane. Mambo vipi? Hapa tuko fresh. Uyu munsi rero tuje dute? Utarakomeza kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ikiganiro cyose tuzamuye ujye ukibona mu ba mbere. Jya muri comment ushyiremo igitekerezo, ikibazo, inyunganizi cyangwa se utubwire icyo wifuza ko tuzagarukaho ubutaha. Uruw'igiciro fatanye natwe dukomeze tunoze ibiganiro byacu. Kora like na share ukomeze ushyigikire umunyabugeni wanyu Jado utazabatenguha na gato. Urakoze cyane. Uyu munsi ni show. Ibyacu bihora ari show. Ibyacu bihora bishyushye. Tugiye kubahishurira. Hari ibyo tubahishiye byanze. Hari ibintu tubahishiye tugiye guhishura. Yego. Tugiye kureba ese njyewe mugore ni iki nakorera umugabo wanjye kugira ngo atava akazancika, cyangwa agahorana akanyamuneza mu rugo, kabone niba atagiye ariko mu rugo akahora avuga ati jyemwe mfite umugore mwiza, mfite umugore wanjye, agahora yishimye, agahora akunze urugo rwe mbega. Yego. Muri make ugiye kuvuga ibyo wamukorera. Ubundi ko niko ngo wamukorera ukayobona undi muntu ni njyewe. Semwa. Ubwo rero abagore muhite mwiyumva muri uwo mwanya icyo twabakorera. Yes. Buri muntu, kila mtu na mume wake. Kila mtu na mume wake. Akoze cyane. Noneho kuri njyewe ningeraho nanjye ndabwira abagabo bagenzi banjye ni kila mtu na demu wake. Wara. Noneho ku ruhande rumwe ubwo mwumvise ibyo ari byo. Ku rundi ruhande turareba noneho ngo ese ni iki jyewe mugabo nakora kugira ngo umugore wanjye. Uri umugabo? Ndimo ndakuvugira. Cyangwa bivuge. Mbaba ntabwo wibeshye. Ugiye gutangira ugira abategarugori bagenzi bawe ba mutima w'urugo inama. Nibivaho ubwo nanjye ndareba utuntu nka 4-5 nanjye nshobora gukorera umugore wanjye kugira ngo mugumane, kugira ngo mbega murinde kwifuza, mbega bya bintu namukorera akaba satisfied. Yego. Ubwo ngira n'abagabo bagenzi banjye inama kandi twagiye. Mbongeye rero ndavuga ni twinshi ariko ndavuga utubana imbere tw'ingenzi nitwo ndi butangirireho, hanyuma buri wese afite utwo yakongeraho muri comment hariya hasi. Yego. Tutarakomeza rero reka tubigenze dutya. Kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ikiganiro cyose tuzamuye ujye ukibona mu ba mbere. Jya muri comment ushyiremo igitekerezo, ikibazo, inyunganizi cyangwa se utubwire icyo wifuza ko tuzagarukaho ubutaha. Uruw'igiciro fatanye natwe dukomeze tunoze ibiganiro byacu. Kora like na share ukomeze ushyigikire umunyabugeni wanyu Jado utazabatenguha na gato. Urakoze cyane. Turagarutse cyane rero. Let's go. Dutangire ku kintu cya mbere ushobora gukorera umugabo kugira ngo ahore yiyumvamo ko afite urugo rwiza, afite umugore mwiza.
ikintu cya mbere ni ikihe rero? abagabo bacu bakunda keya. Uti keya rero bazitanga gute? Tekereza nk'umugabo wawe agiye ava ku kazi, urabizi neza yiriwe ku munsi wose mu kazi, avuyeyo araje agiye kwishakira amazi muri dushe, yiteguriye imyambaro umuntu ajyana muri dushe, yashakishije isabune, agiye hirya yakubise hirya no hino. ahubwo icyo gihe waba ufite urugo ahubwo icyo gihe bibaho waba wararongowe ntabwo waba wararongoye. gusa dushe hakiri kare umugabo wawe yewe. ubundi ngiye nkinjira mu rugo uba ugomba kumbwira uti karibu umugabo mwiza. karibu rwose karibu niba ari twari tugutegereje twagukumbuye cyane. icyo gihe nawe mpita numva ngize imyaka 12. mwakire neza mu cyumba, mukurire imyenda, inkweto, mwambike inkweto z'aho wateguye agiye kujya, agende rwose ari fresh nta kibazo na kimwe afite, yumva atekereza koga, mutegurira imyenda yo kwambara ku gihe kandi ifite isuku. Icyo ni icya mbere. Ndizera ko buri muntu wese ahita akurura ako kantu akumva n'ibindi bintu yakongeramo kugira ngo gusa n'uwongere kugira ngo ba mutima w'urugo bagenzi bawe bakumve. Ndahamya ko ushaka kubyihererana wiyongorera icyenzi cye birabageraho ko nawe ndi guturika nawe nazihererana kuko nicyo kintu cyanzinduye. Nazinduwe no kubabwira urukundo ruganze iteka mu bantu, niyo mpamvu turaha, niyo mpamvu y'ibi byose. Urukundo ruganze iteka mu bantu, kubaka urugo rukomeye. Yego, tegura buri kimwe cyose cyerekeye imyambaro, inkweto, hanagura inkweto zijye zihora zikeye ku buryo nujya gutegura ukavuga uti agiye kujya aha n'aha, umutegurire guhera hasi kugeza hejuru, agende ari simati, unamurebere ko ubwana bumeze neza. Yego, mwitegereze urebe ahantu hatameze neza uhakosora, ube nyambere kugira ngo icyo kintu kitameze neza ugikosore mbere yuko wakibonera. Niba ari ukwiyogoshesha umusatsi wakuze, mubwira uti sheri uze gucapa unyurana bagire gutya, bakukurireho umusatsi, bivugiraga ni kwa Robert n'ahandi ngewe nanjye. bagukurireho ubwanwa, babukore neza, ahore yaka. Niba agiye kwiborosa igikombe kigomba kuba cyari kimeze neza, ntucyoze abireba ngo nuko agiye kugikoresha, mbega ngo ucyoze ako kanya abibona. Yego, neza, ahore iteka ryose ibintu byose bihora mu maso ye ari ibintu biteguye. Ikindi kintu rero cya kabiri, madamu wowe uri kunyumva, madamu mugenzi wanjye, gabanya ibintu bya stress kuri wa mwanya wawe wo gusangira kuri ya meza amatagatifu amwe ahora mu cyumba, ahandi uteguye. Narwaye, simeze neza, kubera iki? Ariko kubera iki? hariya hantu hategure neza, yewe ejo ishusho yahiriwe, ejo mu gitondo ihinduke, n'ejo gutyo buri munsi uba ufite siripurize y'uwo munsi rwose. uhora uri mushya mu maso. Ndababwiye kandi wewe mugore ukamenya kwambara neza, ukamenya ibyo umugabo wawe akunda, ukavuga uti njyewe umugabo wanjye iyo ndi mu rugo akunda kumbona nambaye gutya, iyo nsohotse ngiye akunda kumbona nambaye gutya. Ariko namwe mw'abagabo mwe ntabwo azambara ibyo utamuguriye, utazastress umugore wawe ngo mba nshaka kukubona gutya kandi uzi neza ko nta ruhare ugira mu bintu ko ntabyo. Ubundi ibyo byose turiho tuvuga, ubundi mu by'ukuri ntabwo wavuga ngo ngiye ngo gukora, wenda si ubu mbivuge ngo ukira,
ngo ngiye gukora uko nshoboye ku buryo uyu munsi uri bubusane n'uw'ejo kandi koko bya bintu bidahari. Yego wenda urabikora ugakora isuku ya ka kandi kamwe ufite igahora ari imwe, ariko byo nk'uko ubivuze nawe wa mugani ntiwaza kumbaza ibyo ntafite. Ntabwo tuvuze wenda ngo abantu bose bagira ubushobozi bungana, ariko nyine ku bushobozi bwayo buke cyangwa bwinshi, ku bushobozi bwa buri uwo ari we wese agira isuku. Yego, nicyo turi kuvugaho. Ikindi rero kuri icyo cya kabiri nari ngezeho, tuvuze ku bintu byo guharana umunaniro, kwiganyira, guhora urwaye ku ngingo ntabwo ari sawa. Urukundo ruganza iteka mu bantu. Icya gatatu rero ari nacyo gihe ndi busorezeho, ariko hari n'ibindi byinshi muri buze kuduha natwe muri komenti kugira ngo dukomeze turyoherwe n'ikiganiro neza. Yego, dukomeze kandi twubake ingo zacu neza cyane. Urukundo ruganza iteka mu bantu. Ibuka gushimira umugabo. Shimira umugabo wawe, umubwira uti uyu munsi wagenze neza, uyu munsi byagenze rwose, wakoze. Erega abagabo twebwe turi nk'abana, buriya abagabo banyurwa n'ibyo bakorerwa. Yego, ba mutima w'urugo, abategarugori nabo banyurwa n'ibyo babwirwa ahanini. Buriya nshobora kuguhata ibintu runaka, ariko ntakubwira amagambo meza ntiwumve binyuze umutima wawe. Yego, avuze ku kintu cy'amagambo meza, akandi nsorezaho jyewe ku ruhande rw'abamama ba mutima w'urugo. Ibuka mu gihe wateguye neza umugabo wawe agiye kugenda, cyangwa ubona hari ahandi ari, niyo yaba ari aho mu rugo, ibuka kumubwira ukuri, kumubona ishusho y'uwo munsi. Umeze neza, wambaye neza, uri gusa neza. Ako kantu karakora kuri buri ruhande, kuko nutabimubwira ejo aragenda, nagera hariya ntihagira undi ubimwibwiriye, yumve biraryoshye. Wa wundi uhora ubimugabo, ariko uriya muntu burya yanamenya gufata neza umugabo. Azahita avuga ati ariko uriya mugore wanjye nta maso agira. Ubwo urumva urabe wumva amatwi niwo ubwirwa, urabe wumva umutima muke wo mu rutiba. Sinzi ukuntu twabisomaga muri cya gitabo, ariko ubwo karanjabutse. Ariko nibyo, urabe wumva umutima muke wo mu rutiba, ngo niwo ubwirwa. Bakunzi ba Jao Jado Artist Official and Tailoring, manuka hasi muri komenti utwandikire ibyo wifuza ko twakugezaho ubutaha, ariko utagiye kure y'urukundo.